gusenga mu bundi buzima, gusenga ni imibereho. Iri ni itorero Jovanisi riri hano mu mujyi wa Kigali Kimironko, aho bita Mwizindiro, kakomeza hepfo gatoya munsi y'urusengero rwa Deperi, aho niho turi. Uyu munsi turi mu gihe cyiza cyo gusenga, turi mu itara ryo kubana n'Imana. Dusabye umwuka wera nk'umuriri, dusabye umwuka wera muyobozi, dusabye umwuka wera w'ishambo kugira ngo ururukira muri riteraniro. Imbaraga z'Imana zongera zidukomeze kandi wongere utwundi mayiziye drome insinzi y'Imana igomese iganse. Jovanisi Family TV narayibonye nge ndishima, nezezwa ko ni mahanga uzagukenera azagusura, atari ngombwa ngo atege indege. Ndavuga ko woroheje urugendo. Yesu arangiye gubaye muri iri teraniro, ufite agahinda n'umubabaro. Yesu aravuze ngo amarira urira ahantu abantu batabona, umwami arambwira ngo nyushe kuyahoza. Yesu arambwira ngo hari uburyo wari bugaragaye mumaze kunanirwa, ariko Yesu avuze ngo komeza urugendo. Umwami uyu munezero agiye mumukiriza. Imana ishimwe. Reka munyemerere. Banyirukanye ahantu nkorera, baratinyuka we. Umwuka rero kuza gukora bari maso ko mbona bashaka kwitwara. Ndavuga ni mfite yanjye ntawabitibuka. Bavuze ngo kanyuzemo. Basenze ko mbona ahantu nkora jya gute. Jewe kanya mu cyo ko mfite amafaranga. Bavuze ngo barayafite. Yewe nayafite sinene nakana. Musanga abandi. Azajya amubwira ibiri wabaye maso gakubaza se aravuga ati humura. Yego ati humura n'umuhanuzi we n'umamara cyakuriya n'umuhanuzi aravuga ati humura ntabwo bazakwirukana. Yego yego ukeye nyiriza aramubwira ati burya agira ute hagu dore n'ubu ndahari. Imana ishimwe.
icyaha si byose aha nanjye rero mubishaka n'umurimo w'Imana yego ntanze ibihumbi 100 nzazana intebe icumi